nongeye kuguha ikaze wo ukurikiranye Peace Valence Official kugira ngo Imana ikomeze kurinda cyangwa se ugira umwaka mushya 2024 twinjiyemo ukomeze kugenda uguhira umwika akanya tugiye kuganira rero amakuru agiye aturezinga hano hanze cyane cyane ibyamamare politique imyidagaduro n'ibindi byinshi cyane mu baturage hose tuba twahazengutse tugenda tukubwira uko biba byifashe. Iyo sine uyu munsi turi wa musore wacu nka Israel Mbonyi muzi nka Israel Mbonyi n'umuririmbyi ukomeye mu Rwanda muri gospel uririmba ntibaririmbe niyo bavuze gospel mu Rwanda abantu benshi batabumva Israel Mbonyi cyangwa se Destina na Dorcas ari ni Gahonga iri n'abandi benshi ariko cyane cyane izina Israel Mbonyi ni izina rimaze kuba rinini cyane mu muziki nyarwanda cyangwa se muri gospel nyarwanda aho mu Rwanda haba mu bindi bihugu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Nabizi ko rero agenda azenguka mu bindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye agenda hakora amatuwa cyane cyane mu bihugu biri mu za Burundi cyangwa se Canada hose nabizi ko aba yagiye ahagera Israel Mbonyi. Israel Mbonyi rero tugiye gutangira uno mwaka yavuze ijambo ari naryo tugiye kuganiraho nyuma y'uko amaze guhana na president uko mukubona hano ku mafoto amusuhuje rero yabigize gute avuga ijambo ryashimishije abantu benshi cyane ndetse avuga ati umaze gufata icyemezo nk'umuntu w'umugabo. Israel Mbonyi rero yamaze kuvuga ko nawe afite umukunzi ndetse bishoboka ko uno mwaka wa 2024 twinjiyemo ushaka kuzasiga amaze kubana n'uwo mukobwa bamaze gukora ubukwe bateye igifungo byose babikoze bayibanye bivuga ko uno mwaka nawe ushobora kurangira ashinze urugo rwe. Umukobwa rero uko ari kubana n'umukobwa mwiza cyane bamwita Sheila ni umukobwa uturuka muri Ethiopia nawe umva umukobwa ntabwo ari umunyarwanda no Ethiopia avuga ko bamenyaniye mu gihugu cya England cyangwa se mu Bwongereza ariho bahuye yari afite icyurera agiye kubakubita noneho baza kuba bahahurira noneho baraganira ibintu bikomeza kugenda biba byiza cyane. Igihe cyaje kujya rero gukora n'umukobwa kuntu yari mwiza nuko muri kwibona hano kuri screen yanyu igihe cyarageze ngamubwira ko cyangwa se mubwira ko yamukunze umukobwa nawe arabimwemerera avuga ko agomba kuzamugira umugore. Urumva ko ari ibintu byiza cyane. Nyuma y'ubukwe rero bwa Meddy akahita kujya ubukwe bwa Zebe akahita kujya ubukwe bwa Mevunyi ndetse n'ibindi byamamare byagiye bikora uko tusingiye kubirondora na Israel Mbonyi yagiye kurikiraho urumva ko ari ibintu byiza cyane kuba barimo baragenda abantu b'abagabo. Sibyo gusa rero turaza kubarukira kuri The Ben ndetse na Pamela abo bamaze kwerekera The Ben bamaze kwerekera mu gihugu cy'Ubwongereza aho avuga ko agiye kuhagura inzu yahabonye $1,800,000 agomba kujya kuhagura kugira ngo we na n'umugore we Pamela bahite bagenda bayituremo. Nuko ari ibintu byiza cyane ibintu byanagabanye ko Pamela umushaka kuvuga ko imeze ngagende byagabanye ko gusa byumvikane ko ibintu by'amapenzi bakirimo n'ibindi byose cyahari ntabwo birashira gusa nyine igihe aho bidashira ntabwo birashira nuko biba byifashe rero. Sibyo gusa rero dore tugaruka ku ndirimbo ya Bruce Melody na Meddy Ngabo bamaze kuvuga ko indirimbo biranyana no kwa kabiri indirimbo bayishize hanze kwa kabiri tugiye kujyamo kwa kabiri tugiye kwinjiramo kuko kwezi kuko mwaka wa 2024 bavuga ko bazabasha indirimbo irenze yabo yita ngo All Night nuko indirimbo ngo izaza yitwa uko mbitekereza nuko nabonye iyo post nugira ngo rero umva ko abantu bavuga ngo bafitanye beef cyane cyane mu bafana bavuga ngo Bruce Melody na Meddy bakunda kubagereranya ngo ntindurenze nyawe birebe byubona master bose babini ba mastermind kuko nta numwe wasuzugura muri bo cyangwa se nta numwe wasuzugura undi muri bo bumva ko bose bararenze kabisa. Rero nkuko babitangaje bavuga ko bagiye kurana ingoma kandi batazakorana ingoma imwe bazakorana ingoma zigize muri nyinshi kwa ko Meddy ni izina rigari haba mu Rwanda cyangwa se no kwisi hose uko niwe muntu mu Rwanda ndetse ko itigira amaviews menshi afite n'indirimbo igeze muri 1,000,000 slowly umva ko ari ibintu bya dance nuko yakwitana na Bruce Melody cyamamare usinde kwa nani byamamare byinshi bigiye bitandukanye harimo nk'abashaki harimo nk'abahamnize harimo nk'abaziamond harimo nk'abahungu bo muri Uganda babizi harimo Eddy Kenzo urumva ko ari ibintu bya danje nyine biba bigiye bikubiye kabisa. Numva ko rero twiteguye ibintu bishyashya mu mwaka wa 2024 abastar bagiye kutwereka noneho mubwire ngo hari n'undi musore washe muri comedy bishyashya ugiye kuza ukoma usetsa imbavu zigataka mwita gatete Olivier uwo mwana wa Feta
nawe ntimuzamucikwe. Kugira ngo rero kandi subscribe hanga ko muri YouTube channel yitwa Peace Official. Ikamubwire ngo nakagaruka buri gihe komeza kugira ngo amakuru y'izamara agiye atandukanye. Wa muhungu wanyu mwumva Peace Official ubagezaho isiporo za danje. Kugira ngo rero mbatazengurutse isi yose ariko naragenda ariko nongeye mbabwire kuri Rihanna n'umugabo wita Loki. Ibintu bikomeje kuba intambara cyane kubera ko umugabo wacu witwa kuba yararashe umugenzi baririmba mu itsinda rimwe bivuga ko Rihanna ari umugabo cyangwa se yarwaye igitutsi yo kuba yumva ko agiye kurera abana bamaze kugira abana babiri yaramaze kugira bagiye kurera abana ari we wenyine. Rihanna atangira kwicuza ngo impamvu atatanze amafaranga kuba ko uwo warashwe ngo yabatse amafaranga y'umurengera umugabo we na Rihanna avuga ngo ayo mafaranga ntabwo twatanga yabatse agera muri miliyari y'amadolari. Urumva ni biliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Ni amafaranga menshi cyane rero utapfa guhereza umuntu gutyo niyo ufite amabiliyari angahe. Rihanna asanzwe ari umukene ndetse n'umugabo we nguko cyane Rihanna kuko iri zina Rihanna ni izina rinini cyane ku isi hose. Bivuze Rihanna cyane ko ari no kumwubakira igisate cyo mu gihugu cya Amerika mu mujyi mukuru waho barimo baramwubakira igisate cya Rihanna nyine kigaragaza ko ari muri agent mu bagore cyane ko afite amakampani menshi agiye amwinjiza nawe mu bastar cyangwa se mu baherwe bambaye dufite ku isi cyane muri music. Nuko rero Drake yasagira gutya abwira Loki avuga ati wegira bagufunge niyo mara kugufunga Rihanna ndaza kumwigarurira kuko n'ubundi bizi ko Drake nari Rihanna bigeze gukunda naho ariko n'ibyabamehira kugira ngo babane mu gihe rero cyagiye baza gushwana. Rero Drake yagize gutya apostinga ko yishimiye ko uwo mugabo baza kumufunga kugira ngo ahite yinjira Rihanna. Ibintu rero byakomeje kubabaza Rihanna cyane ubwo ari no mu gahinda kenshi kuko yako umugabo w'inyine arimo natubuzwa gufungwa igihe kirani imyaka 10 umva n'imyaka myinshi cyane ufungiranye ahantu. Arashinjwa rero kuba yarashe mugenzi we barimbaraga mu itsinda rimwe ariko we akagumya kubihakana ngo twarasere ariko ntabwo bigeze murasa. Nta n'amashusho ahari usibye ko bagabumvise isasu biturika ariko ntabwo bigeze barerekana umuntu warashe kuko kuri kamera herekana ko ari abantu basereye ariko ntabwo berekana ko ntabwo berekana warashe mu nyindu. Kugira ngo rero nikagaruka gahora kaza buri munsi usabwa no gukora subscribe hanga ku Peace Official kugira ngo ujye ukomeza urye isi na banzi bantu bose babwira bakande subscribe Imana ikomeze kumugisha. Mugenza kanza like comment ushaka kutanga. Ciao ciao.